twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turabakunda rero, nk'uko twabibasezeraniye, ni bya biganiro bitandukanye bibagezaho ubwiza bw'amakorali, ibyo bagenda bakora, indirimbo nziza bagenda baririmba, ibitaramo bagenda bakora, ibyo bagenda bategura, gahunda zabo zose z'umunsi. Ni ukuri niyo mpamvu tuba turi kumwe umunsi ku wundi kugira ngo tubagezeho ibyo byose, kandi namwe tubashimira cyane uburyo mukomeje kutwereka ko tubana mukora subscribe. Imana ibaho umugisha, wowe wayikoze Imana iguha umugisha cyane, wowe wakanze kuri like, wowe waduhaye comment ukatubwira uko ibintu bimeze, ukatubwira abo twaganirije uburyo mubakunda. Imana ibaho umugisha rero, tuba tubireba kandi natwe turanezerwa cyane iyo mudukurikiye. Reka rero tubasuhuze aho muherereye hose ku mpande enye z'isi. Imana ibaho umugisha. By'umwihariko dusuhuje abo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uwiteka akomeze kubana namwe. Turagusuje wowe uherereye mu burasirazuba, turagusuje wowe uherereye mu burengerazuba, turagusuje wowe uri mu majyepfo ndetse n'amajyaruguru, by'umwihariko hano mu mujyi wacu wa Kigali. Uwiteka akomeze kubana nawe, wowe uri Burundi, wowe uri Tanzania, wowe uri muri Congo, wowe uri Uganda. Uwiteka akomeze kubana namwe, turabakunda cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu mwanya rero tugiye kuganira kuri korali nziza, korali ivutse vuba, korali imaze imyaka 9 gusa ibayeho, ariko ikaba ifite ibigwi, ikaba iri gukora bikomeye cyane, ariko korali iri gukurikirwa cyane, ndetse muri iyi minsi ikaba ifite n'igitaramo. Iyo korali nta yindi ni korali Kugana Yesu, korali yo mu majyepfo hano hirya rwose i Muhanga, ahantu bita Gahogo rwose. Iriya korali iri gukora neza. Muvandimwe rero ukunda korali Kugana Yesu, ndagusabye tuze kubana mu kiganiro, turi buganirize umutumirwa, ndetse tugiye kubanza tubakinireho indirimbo zabo 2 zakoze amateka ndetse ziri kuririmbwa neza zo muri iyi minsi turimo. Indirimbo zisohotse vuba bafite n'izindi nyinshi nziza. Mubazi ku ndirimbo dusiga iby'isi, dusiga iby'isi. Noneho iyo ndirimbo muzi ukuntu yabaye nziza cyane, ariko bafite izindi indirimbo nka Kwivuko. Ni indirimbo iherutse kuza kandi indirimbo yakunzwe cyane. Indirimbo nka Kwizera nayo ni indirimbo nziza, indirimbo rwose imeze neza cyane. Tugiye kuzibashyiriraho muzumve. Turagaruka nanone twongera tuganira, dutumira n'umutumirwa w'umunsi. Imana ikomeze kubana namwe, turabakunda cyane. Ibuka ibyahandi Kwivuko, ibuka rwa rungano wagendanaga, hari ubuzima twari duhuriyeho, tukiri bato twarakinaga tugahuza urugwiro, tugakina agati ubundi tugakina agati. Itangiriro hari amateka y'umugabo wagaragaye mu byo kwizera Imana. Yabaye wari umukiranutsi, yakomeje kurinda isezerano ry'Uwiteka yamuhaye. Aburahamu Yesu gira neza, ubuzima bwo kwivu ko bunyibutsa byinshi, gusa wonge Zemana ndagushima, nawe usimbuka igeno ry'ibihe, hari icyo Imana yari yaratuvuzeho, kuko yaturinze uva mu buto, iko yiteguye no gusohoza. Mwaziyumviye, izo ni za ndirimbo nababwiraga, indirimbo nziza. Indirimbo nziza, wongereho ngo nziza ukiriho n'akadomo. Indirimbo mwayibonye uburyo yari imeze, mwabonye uburyo Kwivuko bayiteguye bakadusubiza hahandi kera. Bro, abatipe barategura, urabyemera se? Barategura kabisa. Ahubwo sinzi nimba nabo babyiziho ko bari gukora ibintu byiza mu by'ukuri. Imana ikomeze kubaho umugisha cyane. Kugana Yesu ni korali imeze neza, iri gukora neza. Mwabyumviye, mwumvise indirimbo uburyo zimeze neza, ziryoshye.
mwabonye iriya ndirimbo bambaye inifomu nziza barimo barakabyina bameze neza cyane. Wow, bafitemo n'ubutumwa. By the way, twababwiye ko tuzatuganira ku butumwa bwiza bw'izo ndirimbo, uburyo ari indirimbo mu by'ukuri. Rero ni indirimbo nziza, mwabyiyumviye. Ni ukuri kugana Yesu ni korali imeze neza. Ni ukuri rero kugana Yesu ifite igitaramo iri gutegura ku itariki 7 n'ejo bundi rwose ku isabato bazaba bameze neza, barateguye. Abantu benshi bari kuvuga bati tuzahagera. Batumiye amakorali meza, korali nk'ababimbuzi, korali abahamya, korali umuhanzi ku giti cye, korali New City yo mu Birunga. Muzaze muyumvira uburyo izo ndirimbo zizaba zimeze neza, uburyo amakora azaba akora ibintu bya danje kandi bimeze neza. Ni ukuri Imana ikomeze kubaha umugisha muherereye hose, imyiteguro mukomeze kuyikora imeze neza. Reka tubahamagare rero umutumirwa wacu Suzani, tuganire nawe atugezeho imyiteguro korali ifite, ndetse tuganire no kuri izi ndirimbo tumaze kwiyumvira. Imana ikomeze kubaha umugisha, mugubwe neza. Reka tumuhamagare. Halo. Halo. Muraho neza Suzani? Muraho neza Didier. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Mu by'ukuri twari tuburanye cyane, abantu bo mu majyepfo nimworoshye. Abantu bo mu majyepfo twarabuze. Ni ukubabona mu kirere, tukababona ku mbuga byacitse, ariko kubafatisha ngo tuvugane ni urugamba. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Suzani, nagira ngo nkumenyeshe yuko nubwo nguhamagaye ariko abantu benshi baradukurikiye, kuko iki kiganiro kiranyura online kuri YouTube channel ya DDK TV Gospel Show. Urabitwemerera? Yego, nta kibazo. Imana iguhe umugisha cyane. Noneho rero nagira ngo dutangire wibwira abadukurikiye muri aka kanya. Ahari se navuze ngo Suzani, ariko ntago bazi ngo Suzani uwo ni muntu ki. Suzani uwo amazina ye yombi. Nagira ngo dutangire no kuri wibwira abadukurikiye muri rusange. Murakoze. Yego. Nitwa Mukanzayirambaho Suzani. Mukanzayirambaho. Mukanzayirambaho. Yego. Wow, izina ryiza cyane, ariko nanone rikomeye cyane pe. Rikomeye. Ariko ni izina mu by'ukuri abantu bakuru ba kera bajyaga bita amazina. Izina rwose rifite icyerekezo n'icyo risobanuye. Yego. Wakomeza mu by'ukuri nta kari kanyuzemo. Amazina nayo nkaba ndi umuririmbyi. Yego. Barizwa muri korali kugana Yesu i Gahogo i Muhanga. Wow. Ni byiza cyane. Ni ukuri Mukanzayirambaho yaba afite iyihe nshingano muri kugana Yesu nimba atari ibanga? Nshinzwe disipurine y'abaririmbyi. Ibintu bijyanye n'itangazamakuru ntacyo ubishinzweho? Nabyo ndabikora. Yego. Ariko ibyo nkora neza muri korali. Yego. ni kuba nshinzwe disipurine y'abaririmbyi, ariko n'ibindi byose nshoboye ndabikora. Bakunzi mukurikiye ikiganiro, wowe ubibona ute? Ni ukuri muriyumvira ko uyu ni umuririmbyi witwa Suzani Mukanzayirambaho, akaba ari umuririmbyi uririmba neza. Reka nongere mbibasubiriremo, muri kugana Yesu muzareba neza, nimureba muzabona umuntu udasa n'abandi rwose. Ngayo nguko. Suzani rero reka dutangire, utubwiye ko uri umuririmbyi muri kugana Yesu, kandi koko nibyo, ariko twagira ngo uduhe amagenzi ya kugana Yesu. Kugana Yesu ni korali, nimba atari ibanga yavutse ryari, ni korali imaze kugira nibura ibihangano bingana iki? Uragenekereza ko ngenda bizi ni byinshi, ariko uri bugenekereze nta kibazo.
korali rero yabayeho 2015. 2015. yego Yego. ubu tuvugana turi mu mwaka wa 9. umwaka wa Turi mu 9 murimo. mubayeho. yego Murateganya buriya ntabwo muteganya kuzakora anniversaire muri nibura mu mwaka wa 10 ko yabaye wa 9? ntabwo byabura. Wow, umva uwo munsi nanjye nzaba mpari kabisa. ntabwo byabura. Nuko rero kugana Yesu ibirazamutse ndetse ibimenyekanye ku ndirimbo yitwa Dusiga iby'iyi si. yego Dusiga iby'iyi si bakunze mudukurikiye ni indirimbo ya kugana Yesu, mbabwira ngo ubu tuvugana muze kunyarukirayo kuri YouTube channel ya kugana Yesu, ndetse nusanga utarakora subscribe, like na comment ugerageze uhagere ukandeho ndetse ukore kuri ka kazogera kugira ngo notification ijye kugeraho mu gihe kugana Yesu yohereje igihangano gishyashya, dore ko bagira ibihangano byiza bitandukanye, ari nayo mpamvu twatumiye Susan kugira ngo uyu mwanya aze kutugezaho ibihangano bafite bishyashya ndetse atugezeho na gahunda by'umwihariko bafite muri iyi minsi. Susan rero indirimbo ro muwamugeze ku ndirimbo muraririmbye ariko muwamugeze ku ndirimbo yitwa Dusiga iby'iyi si. Iyo ndirimbo yaba yaranditswe nande, nimba atari ibanga yaba yarakorewe muri studio? indirimbo rero iya Dusiga iby'iyi si yahimbwe n'umuririmbyi wacu. Umuririmbyi wanyu? yego Hari izindi ndirimbo yaba yarahimbye mbere yaho cyangwa na nyuma? yego Wow, uwo muririmbyi nimba atari ibanga yitwa nde? yitwa Mado. Burya se Mado niwe wahimbye indirimbo? Oya urantunguye. ni ukuri. Umva umumpera ikiganza gishyushye umubwiye uti umva Mado uri isi kabisa. cyane rwose umwuka yaramukoresheje yisanga n'abahimbye Dusiga iby'iyi si. Ariko wari uzi ko hari igihe umuririmbyi ahimba igihangano na nyuma akazakishakamo uburyo yahimba ikindi nkacyo cyangwa akakibura neza? yego bibaho. Umva uriya mukobwa yari yasenze pe. Uzi ko iyo ndirimbo n'uyu munsi ntago natinya guhamya yuko ari indirimbo yitwa ahari niyo kirango cyanyu, niko navuga. Iyo muyiririmbe nibwo muhita avuga ati dore kugana Yesu, ubundi bari batubeshye. yego Wow, namwe rero mugiye kuyikora muyikora neza. Studio mwarayikoreye he? harya buriya yitwa ngo kwa Jeff. Muri Makarios. aha nuko Makarios studio. Voilà. kwa Jeff. Kwa Joseph nukuri 2015 yaba yarahimbwe muri icyo gihe cya 2015 cyangwa ni nyuma yaho? nyuma yaho. Wow, umva ni indirimbo nziza abakunzi b'iki kiganiro. Iyo ndirimbo mwese murayizi, ariko iravuga ngo dusiga iby'iyi si bitubuze ijuru. Yegora? yego Susan ni ukuri umva iriya ndirimbo yari sawa kabisa. Wari wageze muri iyo kore, wari wakayigezemo? yego yayihimbye naragezemo. Susan nimba atari banga umaze imyaka ingahe muri kugana Yesu? nagezemo 2021 mu kwezi kwa 6 niho natangiye kuririmba. Wow. Umaze kugereranya uko kugana Yesu yari imeze n'igihe waziyemo, ubona ari ibiki byaba byarahindutse? byarahindutse byinshi. Yego. kuko sinanye njyenyine, kuko muri icyo gihe cya 2021 nicyo gihe kugana Yesu yakiriye abaririmbyi benshi. Yego. kandi basa nkaho bari bafite imbaraga cyane. Yego. yego Wow. rero ntabwo navuga ko ari njyewe gusa winjiyemo icyo gihe, twari benshi twinjiyemo icyo gihe kandi ubona dufite imbaraga. dufatanya nabo twari dusanze nabo ubona bafite ishyaka ryo gukora umurimo. tubona ibintu biri kugenda neza, n'uyu munsi turacyashikamye, Imana iracyaturinda. Ni ukuri biragaragara mufite imbaraga ya Mwuka Wera, mufite amavuta niko bavuga muri iyi minsi. Rero Susan, wenda tutagiye muri byinshi, nagira ngo twiganirire ku ndirimbo yitwa yabanjirije iyi ngiyi nshyashya yitwa Ku Ivuko.
iyi ndirimbo ku ivuko ni indirimbo mwabitekereje gute guhimba indirimbo yitwa ku ivuko ndetse mukagera no ku rwego mubikora rwose ukabona ko ari ku ivuko koko iki gitekerezo cyaje gute? iriya ndirimbo rero uburyo yanditsemo yego bwonyine bwita buguha seni uri bukore, ntabwo wakwirirwa uvunika ngo ntabwo script yayo yatuvunnye cyane. Ntabwo yatuvunnye cyane kuko birumvikana ni ibintu nyine ugiye gukora wumva ni iki kiri kuvugwa. yego wacyumva rero nyuma yo kucyumva noneho bigahita bikorohera kugikora. nuko cyane cyane ko buriya abantu benshi buriya buzima tuba twarabubayemo. yego ntekereza atari ibintu byatugoye cyane kuko abantu benshi buriya buzima baba barabubayemo. ababonye iriya ndirimbo benshi bagiye batwara cyangwa ati munyibukije ibi n'ibi munyibukije ibi n'ibi. ukabona ugira abantu bibutse ubuzima babayemo hambere. yego rwose rero ntabwo yigeze itugora cyane bitewe n'uko yari yanditse ni ibintu byumvikanaga cyane. yego iriya ndirimbo irarenze bakunzi b'ikiganiro wowe ubibona ute? muratugererayo namwe murebe ku rubuga rwa iyi korali ya kugana Yesu, maze munatubwire mutwandikire kuri comment mutubwire ngo ariko ibintu wavuze ntabwo ari byo cyangwa nibyo. iyi ndirimbo ifite amavuta by the way, ifite amavuta. Susan, waba ubizi ko iriya ndirimbo si iryoshye? ku ivuko ku ivuko iraryoshye. ubibwirwa n'iki ko iryoshye? iyo uri kuririmba ibintu nawe ubyumva. nta bantu se bashobora kuba baririmba ibintu kandi bakaba ubwabo babiririmba. ni wenda ni uburyo bubiri nabivugamo. hari umuntu uririmba ikintu ariko akaba atazi ko kiryoshye. yego bibaho. hakaba n'uririmba ikintu akibeshya ngo kiraryoshye kandi wenda kitaryoshye. niyo mpamvu narimbajije ngo wowe ubibwirwa n'iki ko kiryoshye? yewe rero ndabimenye, iyo ndi kuririmba ibintu biryoshye ndabimenya, n'iyo bitaryoshye ndabimenya. oya ntabwo ushobora kwisanga wibeshye. oya ntabwo nibeshye. nibyo gusa ni ukureka nkubwire ko umva ufite sensi nziza, kuko hari abantu bo byo bibeshya ikintu ukabona bari kubyina mu muziki kandi utabyinika. ujya ubibona Susan? ukabona umuntu ari kubyina umuziki ariko ureba neza washaka umuziki ntabwo ubyinika nubwo uri kuwubyina, ukabona ntabwo biri gukunda. ubwo rero bakunze b'ikiganiro murabyiyumvira. indirimbo ku ivuko turayibakiniraho agace gatoya kugira ngo namwe muze kuganayo. ni ukuri niyo ntego yacu mu rwego rwo kuzamura amakorari, mu rwego rwo kugira ngo twese hagati yacu twebwe abaririmbyi namwe mukunda ibihangano by'abaririmbyi tujye dushyiranamo urukumbuzi rwo kugira ngo dukumbure ibihangano, tugende tubisange tubikoreho tubisesengure tumenye ngo byakozwe gute. ese icyo gitekerezo cyavuye he? iyi ndirimbo ninde wayanditse Susan? ntabwo ari uwo muri korali wayitwandikiye. yego ni umuntu wo hanze y'igihugu se? hanze ya korali. uretse ko anaba hanze y'igihugu. oya burya mwarakataje gutyo. aba no hanze y'igihugu. yampaye ko numva numiwe. yego aba hanze y'igihugu rwose. cyambashije kumirwa rwose. igihangano nacyo ni ukuri ni igihangano cyiza, ariko by'umwihariko mwagikoze neza by the way. iyi studio mwakoreyemo ni iyihe, ya audio n'iy'amajwi n'iy'amashusho? twebwe audio dukorera ahantu hamwe. yego. ntabwo turahindura. kubera iki mudahindura? ntabwo mushobora gusanga mwarasinziriye ku kirondwe hari abandi bari gutapa akazi neza? ntabwo turahindura. impamvu ubwo tutarahindura ni uko ubwo ibyo aduha twumva tunyuzwe nabyo. njya numva ba Jafeti Poro bitwa ba Mwarimu Pro, njya mbumva bari kodinga kandi ukumva barakora ibintu. njya numva ni benshi batandukanye, ariko
kandi rwose guhera 2010 ndumva mwari muri kwa Joseph. Ni iki yabahaye gituma n'uyu munsi mwumva muvuga muti n'ubu niho turi bwereke? buriya iyo ukorana n'umuntu mugakorana ntugire ikintu mupfa, mukaba mubanye neza kandi n'iby'abaha mukumva munyuzwe nabyo, nkeka ko nta mpamvu yo gutandukana. Wow. Kandi mukabona karita baha mwagereranya n'ibindi bihangano biri gusohoka, ukavuga uti karita iracyariyo. Twebwe rwose tuba twumva tunyuzwe nabyo. Wow, Imana ishimwe cyane ni ukuri. Ninde waba yarayicuranze iriya ndirimbo umuziki wayo? Ku ivuko? Yego. Ni Eva. Eva niwe wayicuranze? Yego. Aba arayihonze. Ariko ndumva abantu benshi bayikozeho indirimbo bari buzuye umwuka pe. Uko uba wumva ibintu bimeze neza. Ko indirimbo ijya gusohoka yanyuze mu maboko menshi. Rwose. Ariko ubundi ibi bintu Susan ngaho mba barumubwira. Ibi bintu wowe bibona ute byo kunyura mu maboko menshi? Buriya ntago byaba ari iterambere turimo cyangwa ugereranije na nyuma hahise ubibona ute ku buryo umuntu avuga ngo ese iki kintu yagishyigikiye ko umuntu avuga ati njye ni njye wahimbye ariko musicien ntabwo ari njyewe n'uri uzayicuranga, audio n'uri uzayikora, ndetse hari n'abagera kuri ubu bavuga ati oya nubwo wakoze wa recordings ariko mastering ntabwo ari sawa, reka tujya ahandi. wowe ubibona ute ibyo bintu? Kuba indirimbo yaca mu maboko y'abantu benshi yewe numva nta kibazo kirimo, kuko njyewe n'urugero nshobora guhimba indirimbo. Yego. Ariko nkayicuranga, ariko hakaba hari undi muntu wayicuranga birenze ibyo nacuranze. Yego. Bitewe n'uko iyo ndirimbo igenda. Nkaba nzi ngo nubwo nyicuranze ariko iyi njyana irimo bigiye yayicuranga neza kurusha ibicuranga. Yego. Bitewe n'iyo njyana uko iyo ndirimbo ikoze, ukaba uzi ngo indirimbo igenda gutya kanaka yicuranga neza. Yego. N'indi igenda gutya kanaka yicuranga neza. Yego. Rero nkeka ko kuba yaca mu bantu gutyo ntacyo mbabona ntacyo bitwaye. Ntabwo byaba biva mu intandaro yo kuba proje yatinda kubera ko byanyuze mu maboko menshi? Oya ntabitinda. Nta mbogamizi murahura nayo kuri icyo kibazo ngo mwe mukeneye kuba muzasohora indirimbo wenda kuwa gatanu, ariko kubera ko byanyuze mu maboko menshi ugasanga byatumye proje itinda? Ni ukuvuga ijya gusohoka n'ubundi ugomba kuyisohora ari we wanyuma uyifite. Yego. Kuko ntago wavuga ngo warashutinze ngo ariko urumva ngo diyo ngo ntiraza, urumva ngo n'umuziki ngo nturatungana. Oya, urabanza ugakora kimwe kikarangira n'ikindi kikarangira, noneho ugasigara urwana na etape ya nyuma ya videwo. Okay. Susan aratubwira ati ntabwo icyo ari ikibazo kuba byatinda, ntabwo ari ikibazo ariko proje igasohoka imeze neza. Susan, watubwira umuntu wakoze amashusho y'iyo ndirimbo? Ku ivuko? Yego. Jordan. Ubwo nyirayo ni Jordan? Jordan ihagarariwe na producer witwa aragiye? Jordan harya buriya ni yande? Ni uriya muntu w'i Musanze? Ni Joshua? Yaragiye. Joshua uwo ni uwahe? Joshua ni uwahe? Ni uw'i Musanze ni uwahe? Yego. Okay. Wow, ni ukuri iyi ndirimbo rero imeze neza rwose, ndamya ko imeze. Reka dusangize abakunzi ba DDK TV Gospel Show indirimbo inshyashya mufite muherutse gukora. Iriya ndirimbo yitwa ngo iki? Yitwa Kwizera. Indirimbo yitwa Kwizera. Kuki mwayise Kwizera? Nuko nubwo ari kivuga ivuga kwizera. Muri rusange ifite message igaragaza kwizera.
dutangira itubwira inkuru ya Aburahamu na Sara, uburyo bamaze imyaka myinshi batarabona umugisha w'umwana. Yego. Ariko Uwiteka aza kubasezeranira isezerano ry'uko bazamubona. Yego. Indirimbo itubwira ko batabitekerezaga, ku myaka bari bafite nta muntu watekerezaga ko ibyo bintu byashoboka. Harya ntabwo bigeze bacika intege? Ntabwo bigeze bacika intege? Sara ntabwo byabuze gucika intege. Yego. Ariko yarakomeje aguma mu nzu y'Uwiteka. Yego, ariko kwizera kwa Aburahamu yaragushikamyeho, niko kwatumye Uwiteka abagabira umugisha w'umwana. Okay. Iyi ndirimbo rero namwe muravuga muti kwizera. Yego. Iyo murebye aho mwavuye n'aho mugeze uyu munsi, ntabwo ariyo mpamvu mwaranditse iyi ndirimbo mukavuga ngo kwizera? Buriya rero umuntu wese uko yaba ameze kose aba agomba kwizera. Ndabyemera. Ku mugani wawe urebye aho umuntu aba yaravuye n'aho aba ageze, hari igihe umuntu atekereza avuga ati kiriya gihe numvaga bidashoboka ko ubu naba ameze uku. Nibyo rwose. Ariko kubwo kwizera Imana ko ishobora byose byarahindutse, byagenze uko nguko. Wow. Impamvu nari mubajije icyo kibazo, perezida numvise ikiganiro yakoze, uburyo yigiriye inama yo gutangira proje, umushinga wa korali. Yego. Aravuga ati rwose umva ndagiye ndahagurutse. Abiganirira umugore nuko abarakomeje. Yego. Bagize kwizera. Yego. Iyi ndirimbo bigaragara ko ari igisubizo rero cyaho ibintu bigeze. Iriya ndirimbo ni nziza, ni indirimbo yadukoze ku mutima cyane cyane. Rero nayo yatubereye indirimbo nziza, n'ubu ni indirimbo nziza umuntu yumva kumva ni indirimbo nziza. Wow, Imana ishimwe cyane. Usubirize perezida cyane umubwire ati kuraje rwose. Ahari najya asubiza, najya abona byakomeye agasubiza amaso inyuma, ajya avuga ati yewe n'ubundi biri bwemere tu. Kuko buriya gutangira igitekerezo cyakora ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Uzani rero tumaze kuganira ku ndirimbo, kandi ni indirimbo nziza, n'abakunzi bacu bazaduha komenti, bazagana kuri korali Kugana Yesu, bajyeyo bayirebe kuri YouTube. Ariko kandi twikomereze kuri gahunda mufite ndetse vuba ku isabato. Ndabona hageze Susan. Nakomeje kubona ku mbuga hirya no hino bicika, nanjye nga posting, ariko ngeze aho ndananirwa. Haba abahungu b'abantu babikora bate? Gute ubona igihugu cyose cyahungabanye kandi bibereye mu majyepfo, ubundi babikora bate? Ngaho mbwi tunyuremo ku mayange, imyiteguro imeze gute mu by'ukuri? Usangiza abakunzi, ubamara amatsiko, ndetse ubabwire n'akari ku mutima k'icyo mwifuza ku bakunzi bazaza kuri uriya munsi ku itariki 7. Yego, urakoze cyane. Uragira uti tubikora dute? Twari kugana twateguye igitaramo. Yego. Ariko twari tumaze iminsi ibihe bibiri. Yego. Ubwa mbere twagiye kuririmba mu igororero rya Muhanga umwaka washize. Igororero ni iki ku bantu badasobanukiwe ikinyarwanda cyimbitse nk'icyawe? Igororero ni gereza. Wow, mwabyiyumviye. Yego. Twagiyeyo no muri uyu mwaka, nkeka ari mu kwa gatanu cyangwa mu kwa gatandatu hagataho. Yego. Ntabwo tujyayo. Yego. Ariko muri izo nshuro ebyiri tumaze kujyayo, hari ibihe bitandukanye twahagize, hari n'abantu batandukanye twahabonye. Mu by'ukuri harimo abantu benshi cyane, ngira ngo bari hagati wenda y'ibihumbi 10 na 12. Yego. Ubwo rero muri abo bantu harimo abafite imiryango yifashije baza gusura buri sabato. Ariko hari n'abantu bababariye barimo babandi nyine abaho atazi ngo bizagenda biti. Yego. Atazi ngo n'umuryango uracyabaho cyangwa ntukibaho. Yego.
rero harimo abantu bababaye cyane badafite imyenda yo kwambara, badafite ibintu byo kwiyorosa, badafite isabune yo gukaraba, mbese iyo uhageze uhita ubona ibintu ari ibindi. rero ibyo bihe bibiri twagiyeyo byatumye tugira igitekerezo cyo kuvuga ati aba bantu nta kuntu twabafasha mu bushobozi bwacu dufite, ariko tugahamagara inshuti zacu, tugategura igitaramo, tugahamagara inshuti zacu bakaza mu gitaramo, hanyuma tukabagezaho gahunda twifuza gukora yo gusura aba bantu, tukabafasha. Ibintu tubishyira mu buryo, dutegura igitaramo aricyo kizaba ejo bundi ku isabato ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12. Icyo gitaramo rero ni ibitaramo gisanzwe nk'ibindi tuzaririmba. Noneho nitumara kuririmba tuzatarama rwose kuko tuzaba turi kumwe n'abahamya ba Yesu bo ku Muhima, tuzaba turi kumwe n'ababimbuzi bo ku Muhima n'ubundi, tuzaba turi kumwe na New City yo mu Kinigi, ndayibona Musanze, mu mizi rwose y'ikirayi, korali nziza nayo iri kuzamuka, ni ukuri kabisa, kudeshapo kuri New City kabisa, ndetse na Vumiriye. Urumva rero ko tuzatarama. Noneho akarusho ku wa nyuma tuzatangirana isabato n'inyenyeri z'ijuru. Ese kuki mutantumira ngo nirariraho? Ni koko numva ibintu bimeze neza. Kuva ku wa nyuma bizaba ari ibindi, ni show kabisa. Urumva ni igitaramo twateguye, twifuza ko umuntu wese uzakizamo azataha yishimye kubw'ibyahabereye. Ni ukuri. Rero nyuma yo kuririmba, mbese gahunda zose zizahabera, tuzagira n'igihe cyo gukusanya bya bintu twifuza gushyira aba bantu bo mu igororero. Kandi aba bantu ni abagabo gusa, nibo bari muri igororero rya Muhanga. Ni abagabo gusa, bivuze ngo ku bantu bazaza mu gitaramo ikintu tubakeneyeho, n'abatazaza kandi bashobora kubyohereza, tubakeneyeho amapantaro y'abagabo, ipantaro rwose ikiri nzima, ubona ikiri nzima wayituzanira, ishati, umupira, udukuvureri two kwiyorosa, amashuka, mbese amakarito y'isabune, n'ibyo dushaka. Noneho wabona biri bukugore kubizana n'iki, wowe ukizanira amafaranga yawe, twebwe bukazaca tujya kubireba. Ko turifuza ko ni igikorwa kizarangira uriya munsi, bya bindi by'amasezerano nta bizabaho, tumaze iminsi tubibwira abantu. Byari tumenyereye byo kuza ngo urumva ngo mu kwezi ngo nzabahaya ngo rwose ni ibintu icyo uzaba ufite uwo mwanya nicyo uzatanga. Kuko turifuza ko muri icyo cyumweru, muri kiriya cyumweru kizakurikiraho, twakora iyo gahunda, abayobozi b'igororero bamaze kuduha umunsi twagirayo, turifuza ko kiriya cyumweru twahita dukora gahunda yo kujyayo tukabibashyira. Rero urumva nta masezerano azabaho, umuntu azaza yitwaje ikintu yaje gutanga, niba ari imyenda uyituzanire, niba ari amafaranga nabwo hari uburyo bwateganyijwe bizakorwamo, kugira ngo gahunda yacu igende neza. Ni uko igitaramo giteguye. Ndumva rwose ari igitekerezo cyiza mwagize, ndetse cy'indashyikirwa. Burya gufasha ni igitekerezo cyiza, ariko se icyo gitekerezo cyaba cyaraje gute? Mu by'ukuri watubwiye ko ari uko mwakomeje kujya musura kenshi mu igororero, cyangwa hari uwazanye icyo gitekerezo n'inama aravuga ati ariko byaba byiza yuko iki kintu gikorwa? Urumva buriya umuntu utarageramo hariya, byibuze hari n'umuntu agiye gusura ngo arebe ukuntu abantu barimo baba bameze, ntabwo nyine atekereza ko, ntabwo atekereza uburemere biba bifite. Ariko twebwe izo nshuro mubwira twagiyeyo, rwose hari icyo twabonye twafasha abo bantu.
rero buri wese ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuntu wazanye igitekerezo, buri wese ufite umutima yakozweho yabyiyumvisemo, buri wese kugenda yibaza tuba abantu babayeho gute, bimeze bite, twisanga nyine abantu turi gutanga ibitekerezo tubu nta kintu twakora twafasha nubwo reka wenda Suzanne nkubwire, nubwo wenda leta yacu iba yabikoze, iba yakoze uko ishoboye kose, ariko burya biba bikwiye yuko wa muntu yabona n'akenda ko kujyana gusenga. Nagushimye cyane ko wavuze ngo umwenda ukiri muzima, akenda ko kujyana gusenga. Burya nabonye bababohora bakavuga ati ni ku isabato mwambare rwose, wambara agakositime wumve ko nawe mu by'ukuri. Ni igitekerezo cyiza mwagize. Ntabwo ari uko mu by'ukuri bari abantu wa mugani babayeho, ariko iyo babonye n'abantu bari hanze babazirikanye basubira ibuntu. Ubundi hariya ni ahantu haba gutegeka gusubira ibuntu. Ubundi iyo wahageze ntusubire ibuntu, ntuve ibuzimu, baba bagira ngo bakuvane ibuzimu bagusubize ibuntu. Rero bwa buntu rero kugira ngo umuntu abuzemo neza, nuko abona n'urukundo rw'abasigaye hanze bamweretse. Nibwo atavuga atari kuzi ko burya nahombye. Kandi ikindi inshingano yacu no kugarura abantu ku Mana, kugakiza abakunzi mudukurikiye. Murumva ko ni igitekerezo cyiza kugana Yesu yagize, kandi igitekerezo cy'indashyikirwa. Ndahamya ko rero ku itariki 7 mu gitondo twebwe mwabiteguye mute? Ko nzi ko hari abantu bazaturuka imihanda yose baje kuri uwo munsi. Hari uburyo mwarateguye bwo kubafasha, cyangwa buri muntu azizanira impamba? murakoze cyane. Yego. Kugana Yesu rwose icyo kintu turacyitwararika cyane. Nta muntu waza adusanga ngo agire ikibazo. Yego. Ngo agire ikibazo. Ibintu birateguye, biri ku murongo. Gahogo tuzakorera muri sale y'abanyeshuri, Gahogo Adventist Academy. Yego. Niyo tuzakoreramo, ntabwo tuzakorera mu rusengero rwacu, ariko n'ubundi biraturanye. ku bahazi barabizi ko ndabizi n'ubundi amarembo namwe amarembo yacu ni nayo yabo. Yego. N'ubundi turaturanye. Ubwo rero twarebye dusanga niyo nini, niyo tuzakorera amasare kuva ahari kuwa nyuma, ahubwo kuva kuwa nyuma. Yego. Kuva kuwa nyuma niyo tuzakoreramo. Urakoze kuba ukoze kuri ako kantu ka sare, cyangwa se ntabwo bizatuma abantu bibarimita, kuko hari abantu batazi iyo sare uko ingana. Yaba yakira nk'abantu bangana iki ugereranije? Ibintu byo kugereranya ko numva ntabizira. Bigoye kugora. Ntabwo mbizi pe, gusa uko iri iraruta urusengero rwacu. Yego. Rero ubu ufite gahunda azaza rwose nta kibazo. Wow. Nibaza impamvu mbivuze, ndashingira ku gitaramo mwakoze mukagikora nanone i Muhanga muri stade. Kandi nawe ubwawe wabonye abantu bari bahari kuri uwo munsi, nubwo ntagize umugisha wo kuhagera, natwe twari twagiye kuvuga ubutumwa. Yego. Ariko mu by'ukuri nabonye abantu bitabiriye kiriya gitaramo bari benshi. Noneho rero yego, ushingiye ku nsanganyamatsiko y'iki gitaramo muzaba mufite, ni igitaramo cy'ubugwaneza, igitaramo cyiza, igitaramo buri muntu wese yumva kigahita kimukora ku mutima. Kuki mutabitekereje ngo muvuge muti reka twongere dusabe stade, dore abantu bashobora kuba benshi? Mwatinya hari konsomasiyo zavuka mu bijyanye no gutegura? Oya. Habayemo challenge nyinshi. Yego. Ariko ya mbere urabona imvura iriho muri iyi minsi iteye n'ubwoba. Yego. Imvura ni ikintu cya mbere cyaduciye intege. Turavuga tuti ubu tugiye muri stade kuko imvura ikagwa byagenda bite? Ahari ntitwakwigumira muri sare, uko biri kose sare niyo yakuzura, ariko imvura iguye umva twayijyamo. Mwakwihindiramo, mwashaka tugakuramo intebe tugahagarara. Nta muntu wanyagirwa uko byagenda kose twayijyamo. Yego. Rero urumva imvura ni ikintu cya mbere cyabaye imbogamizi. Yego.
ntekereza ko aricyo kintu cya mbere cyatubaye ubwo nyine tukitekereza n'ibindi urumva twahise tureka gukomeza kubitekereza avuga ati imvura itazadukoraho. Wow, ni ukuri mwatekereje neza. Imvura iri kugera gutya mu gitondo ikaba iraguye, saa 8 ikaba iraguye, nimugoroba ikaba iraguye, nta masaha ifite ngo bavuge ngo wenda iki gihe cyo bizaba bimeze neza. Okay, nibyo koko umaze amatsiko abadukurikiye ko nzi ko abari bari bafite izo mbogamizi ari benshi, ariko nanone bakunzi mwabyumviye yuko sare bateganije ni nini, kandi jyewe naraperereje nsanga iyo sare ishobora kwakira nk'igihumbi 500 cyangwa 2000, nibaza hagati y'Icyatanu gutyo. Abo bantu rero burya baba ari benshi, ibaye yakwakira abantu bangana gutyo kandi bicaye neza, nibaza ko byaba ari sawa. N'abarengaho bajya mu mpande nahe hose, ariko tukareba tugakurikira igitaramo. Imyiteguro rimeze ite ku bijyanye n'imiririmbire? Ni kahe gashya muzaduha mudufitiye ku bijyanye no kuririmba? Ibindi byose twabyumvise, ariko muri ntuwiteguye kuzaza hariya hantu. Mfite abantu benshi bambwiye bati tuzava no mu Mutara tuzi. Hari abanyakigali umwe twaraganira avuga ati umva jyewe namaze imodoka byararangiye, abandi ubu ngubu bari kubukinga, ntabwo byoroshye. Mwitegure kuzakira abantu. Mudufitiye ni ikihe gishya mudufitiye mu bijyanye n'imiririmbire kuri uriya munsi? Kuriya rero ikintu nabonye mu bintu by'ibitaramo no kuririmba, turarepeta tugakora tugategura, ariko byose kuri finali bigenwa na Nyagasani. Amina, usubije neza. Ntabwo ngiye kukubwira ngo twiteguye gutya, ngo tuzaririmba gutya, ngo urumva amakorali ameze bitya. Nyine icyo Nyagasani azashima nicyo kizaba, gusa ku ruhande rw'amakorali niko biteguye, ariko twebwe turiteguye kubaririmbira. Ari abahamya ndabizi ko biteguye, mbese buri umwe wese uzapafominga hariya yego ko yiteguye. Rero mu bushake bw'Imana ubwo ibizaba nibyo tuzakira, ko turifuza ko bizagenda neza. Wow, Imana ishimwe cyane. No kuri Suzani atumaza amatsiko atubwira ati turi kwitegura. Suzani, ubibona uti ibintu bijyanye n'igitaramo, korali igira gutya ikarepeta ikagira gute, ariko byagera ku munsi wa nyuma ugasanga nka sonorizasiyo ngo genereta ngo wapi, ngo umurongo ni mukeya, ibiki. Ibyo bintu mwaba mwarabyiteguye neza ku buryo nta kibazo cya sound kizavuka? Ugasanga havutse imbogamizi yo gutuma abantu baturutse imihanda yose bagivuze bati rwose ntago twishimye, ntago twayibonye neza. Ugira ngo buriya iyo byanze ubundi hari ukuntu korali bitagize. Ntabwo byatuma. Yego nta korali itagitegura ibintu byiza pe. ahubwo ukuntu bipfa nicyo kintu kiba gitangaje. Yego, ngira ngo warabibonye igitaramo twahuriyemo, twaje kureba korali igiye kuturirimbira Full Live, abantu bariteguye amezi, najyaga njya muri repetition yabo ngasanga bameze neza, nkavuga numva nanjye uyu munsi ndawukumbuye. Ariko ntibahageze, genereta irabatungura iranga. Ubu bintu urabivugaho iki Suza? Rwose ikintu nabonye rero, turapanga, ariko na Satani ntabwo aba yicaye, ntabwo aba yoroheye, ntabwo aba yoroshye. Niba hari ikintu namaze kubona Satani yanga ni biriya bitaramo, kuko arabizi ko abantu benshi babyishimiramo. Yego, rero arabyanga cyane. Rero abantu dupanga, na Satani ari gupanga ibye, ariko ni ukujya dusenga Imana, twose Imana rwose uyu munsi uzigaragaze, kuko mu bushake bwawe nta kindi udusindira Satani. Amena. Kuko birababaza gutegura igitaramo wagize n'imbaraga zawe zose, ariko ukabona wisanze bibaye kuriya. Mbandawe waranateguye, wabonaga ko babwirizabutumwa mu by'ukuri bari bararepese, ubona ibintu babirimo neza pe. Ariko ngira rwose cyanze ntibaduha ibintu bikwiye, ntibaduha mbese ibyo nabo bateguye cyangwa bifuje guha abakunzi babo. So ndabwira rero abadukurikiye muri rusange yuko Suzana tubwiye yuko barateguye bihagije,
ubwo dupfukame tubasengere kandi nabo basenge kugira ngo Imana izaduhire kuri uriya munsi ibintu bizagende neza nk'uko kugana Yesu yifuje yuko bigenda. Susan, rero ibyo turi twaganiraga byinshi wenda bitandukanye bijyanye n'umurimo w'Imana n'imitegurire y'igitaramo na gahunda mufite nziza, nagira ngo usoze wenda usezera ku bakunzi ba DDK, ku bakunzi b'ikiganiro, wowe ubibona ute, ndetse ubasezere ubaha n'icyifuzo cyawe ubafiteho muri rusange. murakoze cyane kugira ngo twaganiriye byinshi kandi byiza. Yego. kugira ngo mbanza nsaba abantu bakurikiye rwose kwitabira igitaramo cyo kusabato. Yego. bazaze tubane kandi n'ibyo navuze batuzanira rwose buri wese azagira ikintu azana uwo munsi. Ni ukuri. azaba adufashije ndetse anafashije bariya bantu tuzabikira. Ni ukuri. kandi Imana izamuha umugisha. Ni ukuri. ubundi abantu bawe bakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Yego, ntabwo ari abantu banjye, ni abantu b'Imana. Ni abantu b'Imana kandi ni abakunzi n'ukuri ba gospel muri rusange, ni abakunzi b'umurimo bifuza yuko iterambere mu murimo rizamuka, kandi burya ibi ni ibintu byiza dutangiye kujya dukora kugira ngo benshi batandukanye hirya no hino bajye babasha kubana natwe kandi babashe kumenya inkuru y'imva n'imvano ya gahunda ihari mu bitaramo bitandukanye hirya no hino. Susan, turagushimiye kuba twabanye nawe, Imana iguhe umugisha cyane. murakoze cyane. Nawa ibihe byiza. yego nawe.